Reka nongere ngo ikaze amaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube ya Mbi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo turakora subscribe ariko mukaba mukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba wikuje cya 15 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo ruko cyarangiye ubwo Deborah yaramaze gusomera umusore Blaise akamubwira yuko yatesha agaciro urukundo rwe bityo azirengera ingaruka zose zizaza. Blaise yashaka kugira icyo avuga, Deborah agahita kubitaho urugi akigendera. Ese byaje kugenda bitereka dushamatse kuro twumva gice 16 cy'inkuru nkwibutsa kureba munsi yayo ukareba ahari gutukuranitse ijambo subscribe ugakandaho ugatwara no kumenyetso bw'inzogera gatakaza ku ruhande kugira ngo dushyire cya 17 uzahita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva. Ndi Blaise Muhire wahanganye n'umuruho hafi yo kumuhura. Nakubitikiye mu rukundo, nakanzwe n'ibikangaranye imitima ikunda, nasinze isereri yo mu rukundo. Nakunze abankomeretsa nganyira abanegura. Ni gute ukunda umuntu ukamubabaza nta mbabazi kimwe nko kubaga nta kinya. Unkunda ute niba unkundiraho abandi? Unyemerera iki niba ejo uzanyanga? Nararwaye ndakira ndataha nsubira mu kazi. Deborah ntigeze yongera kugaruka cyane kundeba mu kazi. Ntiyifuzaga no kumbona mu maso. Ntiyifuzaga no kwibuka ko mbaho. Niko nibwiraga kamerewe. Mu mutima wa Deborah yanyihunzaga, ariko urukundo nkunda ntirwe rwaragabanutseho na gato. Nkimara gukirangena na Shehe twateguye uruzinduko rwo kuruhura mu mutwe, kunoza umubano wacu, gukomeza urukundo rwacu no kwihunza ibihinda n'urusaku rwa Kigali, ngo dushyire ubwenge ku gihe mu mutwe hatuze, nyuma y'iminsi itari mike mpangayikishijwe n'ubuzima. Silvera nkeneye kandi akeneye kunyondora, dore ko nari nananutse bikabije. Twagombaga guhitamo ahantu heza ho gusohokera. Shehe namusabye ko twajya gusura pariki y'Ibirunga, aranga kuko byasabaga kuzamuka cyane. Ahubwo ansaba kujya muri pariki y'Akagera akirebera ibikoko byaho. Ngiye icyo nashakaga naho tujya tukaruhuka gusa. Namubwiye ko nanjye nzaboneraho nkahasura, aranse kukuntu ntaye nakahasuye kandi mpaturiye. Mubwira ko umubumbya mu rujyo, ati uwo mugani ntibijyanye neza, ahubwo wambaye kirezi ntamenya ko kera. Numvise yahashegeye ndamwemerera, maze twiyemeza kujyayo muri weekend yari igiye gukurikiraho. Nari mfite amatsiko menshi yo gutemberana na Silvisheri wanjye. N'ubwa mbere twari dusohotse. Weekend yarageze buri wese afata utuntu dukeya, dufata urugendo turatembera. Twagezeyo dufata ibyangombwa aho bakirira ba mukerarugendo, baduha amabwiriza agenga pariki. Batubwiye irimo twasura, batubwira ibyo twemerewe gukora n'ibyo kwirinda ngo hatagira impanuka iba. Banadusinyishije ahantu ngo bitume turushaho kwirinda. Numvise ngize impungenge mbaza Shehe niba yumva nta kibazo kirimo, ari bushobore kubahiriza ayo mabwiriza. Arabyemera ndetse cyane. Ambwira ko ubumuga afite butari bumubuze kumfasha kwishima. Nahise mubwira turagenda rero. Batweretse ahantu biyakirira, aho bagurira bimwe mu bikenewe ndetse naho ducumbika ko twagombaga kurara tugataha bukeye bwaho ku munsi wo ku cyumweru. Twinjiye muri pariki turatembera. Twari mu modoka yabugenewe. Twagendaga tubona inyamaswa z'ubwoko butandukanye. Twajyaga tuzibona kuri televiziyo cyangwa mu binyamakuru, ariko noneho ubwo twari twahigereye, twagendaga gakeya tukanareba ubuzima zibamo, bikadutangaza kuko arizo twabonaga zigira urukundo n'urugwiro nk'abantu. Ukabona mbese wagira ngo zize ubwenge. Kimwe mu bintu byashimishije Silvia wanjye ni ukuntu inyamaswa z'imbyeyi zari ziri kwita ku bana bazo. Yambwiraga ko bimukumbuje kubyara. Yabonaga byaba ari byiza nawe ari kwereka urukundo abana be nkuko yabonaga izo nyamaswa mu moko yazo atandukanye ziri kubigenza. Noneho urumva umwana wanjye nawe rero byari kuba ari agatangaza. Silvia nubwo atabashaga kubona amagambo yabivugamo, yarankundaga nkabibona. Ubusanzwe twari tuzi ibikoko nk'ibintu bibi byakwangiza umuntu bikwiye kwirindwa, mbese bisa n'ibibangamiye ikiremwa muntu. Ariko ubu butembere bwatweretse urundi ruhande rwiza rw'imibereho yazo tutari tuzi. Uko zibaho, ibyo zirya nuko zibishaka, uburyo zibana mu miryango yazo, uburyo zishakana, uburyo zishaka aho gutura, uburyo iz'ubwoko bumwe zibana n'izindi. Gusa nyine igisimba bari igisimba kigushyikiriye cyaguhe kinyeda, bisaba kwirinda no kubahiza amabwiriza, kuko ari nkaho twasangaga inyamaswa ziri kugenda mu nzira, bikadusaba kwitonda kugira ngo zibanze zibe mu nzira. Ubanza zarumvaga twazibangamiye. Twaboneyeyo amoko menshi y'inyamaswa muri pariki, twishimira kugenda tureba ubwiza bw'inyamaswa, inyoni n'inyamaswa zo mu biyaga byiganje muri ako gace ka pariki. Ibyo biyaga bigatanga amahumbezi muri ako gace no guhehera ku buryo biguha guhumeka neza ukumva utuje utataha. Shehe yishimiye ubwo butembere ku rugero rwo hejuru. Hari aho twageze igisimba nibuka izina ryacyo, cyari cyafashe agasimba kameze nk'agahene, ubanza kitwisha. Twabwiye utwaye imodoka guhagarara tukareba uko kikarya. Nibwo cyari kimaze kugafata, Shehe kubera agira impuhwe cyane yumvaga cyakareka kakigendera. Kuko aribwo cyari kimaze kugafata rero, cyarimo gushaka uko kikica kikabona ko kinovora. Twarahagaze turitegereza kuko hari hafi cyane y'umuhanda. Urwo rusimba rwaraturebye tugira ubwoba, nuko ka gasimba cyari cyafashe karagicika, amaguru kayabangira ingata, nacyo kiragapirikana. Ishyamba ry'iyo pariki rero ntabwo rimeze nk'irya Nyungwe cyangwa se rya Gishwati ritsitse, ryo ni nko ku gasi rigizwe n'uduhuru dutoya kandi turi ku misozi y'imirambi. Umuntu aba yabasha kureba mu birometero nka 2 niba ntakabije. Cyakavudutseho natwe twireberaga filime, Shehe we ari gufana byacitse, kuko icyifuzo cye cyari gisubijwe. Njyewe nari mbabajwe n'uko urwo rusimba rubuza umuhigo warwo,
nifuzaga ko cyagafata tukareba uko kikihereza. Mbese njyewe na Shere twari tumeze nk'abafana bahanganye, ariko kandi nawe nishimiye kumubona yisanzuye yishimye. Bityo rero naramwitegerezaga nkumva nguwe neza, kuko nta kintu cyanduteraga kubona umukunzi wanjye yishimye turi kumwe. Utwo dusimba rero muzi ukuntu tunyaruka nk'umurabyo, hanswe noneho karokotse urupfu. Burya mu buzima uzatembere. Nibwo nasobanukiye imvugo abanyarwanda bita kuva mu menyo ya rubamba. Urwo rusimba rwatitibye inyuma y'isha yarenze agasozi kera. Shere yararurebye aravuga ngo dore uko rugenda n'amabuno mabi. Rwendaga kungana n'akanyana kakivuka ariko rwo ari rugufi, rufite amabuno manini atari kurwemerera kunyaruka. Ishu uwo munsi twarayirokoye da. Twagumye kureba uburyo kigenda, nubwo isho yari yageze aho tutabasha kuyireba. Sinzi niba rwaribwiraga ko rurayigeraho amaherezo. Niho namenye ko inyamaswa zidatekereza. Yaba ari nk'umuntu isha kuko yari yasize urwo runtuza, ariko yagumaga kwiruka nk'aho yari w'insataburenge. Urwo rusimba narwo nubwo rwirukaga biguru ntege, ntirwigiraga rugabanya umuvuduko, kandi ari nk'umuntu yari kuba yamaze kubona ko niyo yagira ate atayifata akarekera kwivunira ubusa. Umugaride twari kumwe, ndavuga bamwe baherekeza ba mukerarugendo, yatubwiye ko izo nyamaswa ziri bugume kwiruka mpaka isha yibagiwe ko ari icyayirukankanaga, n'urwo rusimba rukibagirwa ko hari icyo rwirukankanaga. Twaratangaye turumirwa turisekera. Muri iyo modoka ntabwo nari kumwe na Shere gusa, hari harimo n'abandi bantu babiri nabo bari baje kwihera ijisho ibyiza nyaburanga by'u Rwanda. Twakomeje kugenda twihera ijisho ibyiza nyaburanga, ari nako twiganirira nk'abasheri. Twageze muri pariki mu majyaruguru hayo, hari amwe mu mafi meza batetse yororerwa mu biyaga biri muri iyo pariki. Aho twiyakiriraga hari iruhande rw'ikiyaga gihehereza ako gace, ubundi kazwiho gushyuha. Ubushyuhe bwaho bubwirwa n'ukuntu ibyatsi byaho biba byarumye cyane cyane mu gihe cy'iki. Nicaranye n'umukunzi wanjye dusangira, byanezereje umutima wanjye, bikankumbuza ubwo tuzaba twicaye mu rugo rwacu dusangira akabisi n'agahiye ntawe uduhagaze hejuru. Baduhaye ifi nziza iryoshye turayivovora. Iyo fi yanyibukije umunsi twariye inkoko nahawe nk'umukwe nagiye kwereka ababyeyi ba Shere Cyangugu. Nongeye kwishima kurushaho, mbwira Shere wanjye ko uwo munsi unyibageje iminsi yose nari maze mfunze ndwaye. Numvaga twajya twihorera mu butembere, ariko nyine ntibyakunda ko tubeshwaho no gukora. Niko Sylvia yansubije, yumvise natwaye n'ibyiza ndi kuryoherwa. Ni ukuri gutembera muri ibyo bikoko, umwuka mwiza w'ishyamba, akayaga keza ko kubiyaga, noneho uri kumwe n'umwari mwiza nka Sylvia useka nkasusuruka, ntako bisa ntacyo wabinganya. Twizihiwe n'ubutembere sinakubwira, icyo kunywa n'icyo kurya turihereza, isaha zo kugaruka aho turi burare ziragera. Twagarutse tunyuze mu yindi nzira, ariko n'ubundi naho twagendaga tubona ibyiza. Gusa bwo twarihutaga. Tugitsimbura ngo dutahe, twasanze imboga ebyiri ziri kurwanira mu muhanda. Turahagarara kuko twabonaga zidatinya imodoka, amabwiriza yari ayo gutegereza mpaka zivuye mu muhanda. Shoferi ntiyari gutinyuka kuzishoramo imodoka. Kandi uretse izi ebyiri gusa zarimo zirwana, izindi zitari nkeya zari zihagaze mu mpande zirebera. Imodoka yarahagaze twihera ijisho. Nta wari wemerewe kuvamo, kuko bwari butangiye kwira kandi no ku manywa ntiwapfa gusohoka mu modoka. Nubwo bwari buri kutwiriraho rero, ntabwo twari dufite kuko umugaride yari yatubwiye yuko nta nyamaswa igiye igira icyo itwara imodoka, ko ikosa ari ukurangaza ibirahuri uko wishakiye, kuko inyamaswa yagukurura ikagucamo kabiri. Twongeye kandi kwirebera ibibera mu ishyamba, dusanga burya ibyo abantu bakora bisa n'iby'inyamaswa nazo zikora. Urugero nk'uwo murwano wasaga neza nk'imwe y'iteramakofe, ni uko twebwe abantu tubitegura tugashyiramo n'ikoranabuhanga ryo kubaka ahantu bikorerwa, gutoranya indwanyi nziza, tugatoza abarwanyi, tukamamaza ndetse tukishyuza abaje kubireba. Twakomeje gutegereza ko imirwano yazirangira, nishimiye kureba ko zitikurana, kuko byanyibukije kera nkiragira uko inka zacu zajyaga zirwana twogeza. Shere ibintu birimo imirwano yarabitinyaga, ariko kuko yabonaga mbyishimiye nawe yaranshyigikiye. Izindi modoka zitwaye abandi mu cyarugendo nazo zarahageraga zigahagarara. Abashoferi baravuganye bacana rimwe amatara maremare, zarikanze ariko ntizagenda zikomeza imirwano. Gusa zari zimeze nk'izihumishijwe n'amatara, noneho zongera kubasha kureba neza. Twabonye zitava mu nzira bamwe bajya inama yo kuvugiriza rimwe amahoni, abagaride barabyanga bafite impungenge ko twaba duhamagaye n'izindi nyamaswa noneho bikaba ibibazo. Twabonye nta kindi gisubizo kuko zari zahagumye, zimwe zanaryamye nk'aho ziri buharare, tubona hasigaye no kwirwanaho. Ubundi uretse iyo zibonye isura y'umuntu nibwo zirakara, wagira ngo hari icyo dupfa nazo. Abarinzi batubwiye kuzegereza imodoka, tukareba ko zihunga, tubikoze zimwe zirahunga, ariko izindi zikareba imodoka ntiziva aho ziri. Abashoferi banziye kuvuza amahoni icyarimwe, tukareba icyo bitanga. Barabikozemo zizikwirwa imishwaro, ziriruka. Tubonye zivuye mu nzira, abashoferi bakandagira umuriro barekura feri, ubundi turitahira. Njye n'abantu twari turi kumwe mu modoka, Shere yadutereye urwenya rw'impamvu imbogo zanga abantu runuka, ko niyo umubonye itabasha kumugeraho irira. Ngo kera umuntu akibera mu ishyamba yagiye gushaka inyamaswa yakorora, hanyuma ngasanga imbogo n'inka birimo birisha, arabyitegereza neza uko bisa, uko birisha n'uko byitwara. Arebye imbogo abona yashiriye amaso, arebye amahembe yayo asanga imbogo yabaye rwarika amavubi, ibihembe byayo byigoronzoye ukuntu. Akebuka inka abona uruhu rwayo runoze rukeye, abona amahembe ateze neza bunyambo, ayikata inkoni ati niyo ntoye, nzayinywa umuhondo nisaza nyirye bunyama nyishyingure mu ibondo. Hanyuma imbogo ngo yasigaye imanjiriwe, ko isigaye ibenzwe, bityo izira bene muntu byo kubazinukwa.
Abari mu modoka twese twasekeye icyarimwe kubera urwenya rwa Sheri Sylvie. Abantu twagendanye mu modoka babonaga bishisha Sheri kubera babonaga afite ubumuga, ariko kubera urwo rwenya rwe bahise baseka baramwishimira cyane dutaha bamwirahira. Twageze aho turara bwije cyane. Tugiye kuryama rero kuko tucyagera twari twafashe icyumba kimwe ngo tube dusizemo ibintu byacu, twumvaga nitugaruka turafatira n'ikindi kuko tutari burarane. Ibyago rero twasanze ahantu hose hafashwe nta cyumba gisigaye. Twinjiye mu cyumba cyacu ngo tuganire uko biri bugende. Abakozi baho babonaga turi nk'abasheri baje mu kwabuki. Twicaye ku gitanda kuko nta ntebe zarimo, turaganira twanzura kurara tuganira ku by'ubukwe ntituryame kuko nitwumvaga ukuntu twararana. N'ubwa mbere nari ndaranye n'umukobwa mu cyumba kimwe. Twaganiriye iby'ubukwe twateguraga imbere. Nabajije Sheri uko yumva ubukwe bwacu bwazagenda naho yumva bwazabera n'ibindi, ambwira ko yahoze yumva akwiye gusabirwa ku ivuko kandi ko aribyo niwabo bashaka, kandi ko byaba byiza imihango yose ibereye hamwe. Ambwira ko kandi byaba byiza muri dote tutambaye ikinyarwanda ngo kuko ababona atabyishimiye, ngo abantu baba bambaye rugabire, ibirenge, bakenyeye boshye, abagore bitwaje inkoni nk'aho ari abashumba b'inka. Ambaza naho ntekereza ko tuzatura nitumara kubana. Natunguwe n'ukuntu Sheri ambwiye, mubwira ko ukurikijeho imiryango yacu ituye ari kure cyane ku buryo tuhashyize ubukwe byaduhenda cyane, kandi turamutse dukoreye ubukwe bwose Cyangugu abenshi mu nshuti zanjye n'imiryango batabutaha. Mubwira ko ibyo byaba ari ukwikunda cyane. Namubwiye ko niba badashaka ko asabirwa ahandi bizatuma ubukwe bwacu buba iminsi ibiri itandukanye kuko ntakwemera ko resebusiyo ibera iwabo. Cyakora ku kijyanye n'imyambaro mubwira yuko ntacyo bintwaye, nzambara amakote bisanzwe kuko nanjye ibya kinyarwanda mbona ntazi. Yahise ambwira ko atazi niba iwabo bazabyemera. Mubwira ko ari we ugomba kubibemeza. Yahise yirambika ku buriri mubwira kudasinzira tukiri kuganira arikiriza. Ku birebana n'aho tuzatura mubwira ko imasoro ariho nubatse hafite inzu bityo rero ariho tuzaba. Mubaza niba hari ikibazo bifiteho, ntiyasubiza ndahindukira ndamureba. Yari yasinziriye kare. Naramwumvaga kuko twari twiriye mu rugendo yari yananiwe. Namurebye mu maso neza kuko yari aryamye agaramye, ndeba ukuntu ari mwiza cyane. Nabuze uko muryamisha neza ntamukozeho, ariko nibuka ko yenda kuba umugore wanjye sinamutinya. Nibazaga ukuntu ngenda rara nicaye bugacya, nibaza niba ndi bukuremo imyenda cyangwa niba turararana bugacya amahoro. Numvaga ntari bubashe kwihangana pe. Sinari nakaryamanye n'umukobwa. Numvise irari ryinshi rinzamutsemo, nibaza niba ndabanza kubimusaba. Reka nguye cya 16 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arahakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, icyo usabwa gusa no kureba munsi y'iyi nkuru ukareba ahari butukura ndetse ijambo subscribe ugakandaho, ugahita ukora no kumenyetso kwinzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho cya 17 cy'inkuru uzahita wakira ubutumwa bugufi bukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva.